Yesu ashimwe, Yesu ashimwe cyane. Mwaramutse neza. Ya muramutse mute mu mpande enye z'igihugu, enye z'isi. Ya natwe twaramutse neza uko mubibona. Ndashimana rero umwami w'ibihe ko yongeye kuturemera umunsi ngo tunezererwe, kandi ndamushimiye ko yambonye ko ndiho kwizerwa kwa mu murimo we. Ndamushimira ibyiza akomeje gukora ku bantu twagiye dusengana dusengera, cyane cyane abantu bari muri ministry yacu kuri WhatsApp. Dufite group ya WhatsApp yitwa 04 Nation. Nuza link yacu iba kuri Facebook. Uko nshyizeho video ya morning prayer twakoze nyishyira hariya. Ushaka kutujoininga ni ukuri waza umuhati wabera ntago ari ubusa, waza sibyo. Mu gitondo nibwo nabwira abantu bari kuri groupe, ndababwira rero barimo batanga amatestimony y'ibyiza Imana yakoze. Ndababwira rero ntago ari byiza kwihererana agahinda ngo for example ngo kuko hari ibyagushikiye udashaka ko abantu babimenya ngo ubyihererane. Shaka umuntu wizeye wumva ko yasenga, noneho mufatanye gusenga. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'umubwiriza ngo ababiri baruta umwe, ngo kuko iyo umwe aguye undi aramubyutsa. Siko bimeze. Rero biroroshye cyane ko wabwira umuntu nsengera. Kuva wavuze nsengera mu ijuru bamenye ko ukeneye ubutabazi. Deja warangije gusengerwa, wanizeye ko uwo muntu imbaraga z'Imana ashobora kumukoreramo. Ndashima Imana rero ku byiza yakoreye abana bayo. Banyandikira bambwira ngo ni ukuri Imana yishyuye amadeni, twasengeye amadeni, ni ukuri Imana yakoze ibi n'ibi, ni ukuri Imana yakoze ibi n'ibi, nari ndwaye ndakira. Ibyo byose ni imirimo y'Imana. Imana yigeze imbwira ngo ese yanje uko mukora mubyuka mujya gukora, nta nubwo tugira maximiza mu byo dukora. Ati se njyewe ni gute nkora? Nanjye nkora njye sinanasinzira. Bivuga rero igihe cyose yagiye umukozi w'Imana cyangwa yagiye umuntu umva ko yagusengera ukamubwira icyifuzo, ni ukuri aragusengera, sibyo? Iyi video maze iminsi myinshi cyane hakora video kuko twashyizeho morning prayer. Namwe urumva kubwiriza buri munsi, narangiza na nimugora nkabwiriza. Nabishobora ariko nshobozwa byose na Kristo imbaraga. Iyo ntabishoboye ubwo ntabwo biba byakunze. Nkoze iyi video rero kugira ngo tuganire ku ijambo ritoya, ariko mbabwire n'ikifuzo kiri ku mutima wanjye. Nanabwiwe n'abantu benshi. Njyewe nahamagaye ko mvuga ubutumwa, ariko mbanza kwihisha inyuma ya kamera igihe kirekire. Imyaka igiye kuba 4 guhera 2020 mu kwa 8. None ntegetswe ko nakora icyumba cy'amasengesho, abantu bakajya baza n'abarwayi tukabakoraho bagakira. Siko Bibiliya ivuga ngo yegera umutambyi amusiga amavuta, asenge yizeye ko ari bukire, ngo uwo nguwo azakira. Niko Bibiliya ivuga muri Yakobo. Hariho ibintu touching kuba wakwegera umuntu cyangwa kumva umuntu. Ntabwo ari ibintu wakorera hano online. Kuba umuntu yaza akicara iruhande rwawe akakubwira ati nsengera afite ikibazo iki n'iki, cyangwa mpa inama iyi n'iyi. Uriya twebwe iyo Imana ikubwira ati genda hari ukora uyu murimo, ntabwo ari wowe anje uwukora, ukorwa n'Imana. Niyo mpamvu hari umuntu ubwira ngo ariko iki kintu kigenjeje gutya cyagenda neza. Ntabwo ari imbaraga ziva muri twebwe, ni imbaraga z'Umwuka Wera. Imana iri gushyize ahantu igira ngo ufashe abantu. Rero ni muri urwo rwego hari ugusengerwa umuntu akozweho, hari ugutega amatwi, hari uguhura n'umuntu, hari ukuramya, hari ugusengera hamwe. Bimwe nabwiye ngo babiri baruta umwe, ngaho babiri cyangwa batatu bateraniye Imana ibihari. Twifuza ko habaho icyumba cy'amasengesho. Icyumba cy'amasengesho rero murabizi, icyumba cy'amasengesho hari imbaraga zikiba gifite. Muzumve nk'icyumba cy'amasengesho cya hariya Gakinjiro cyo mu ADPR. Ni icyumba cy'amasengesho kizwi kandi gifite imbaraga, abantu bagifitiye ubuhamya. Nababajwe cyane n'ahantu bafunze ku nkuru nziza, ntabwo nzi ibyahabaye, ariko ni ukuri buriya ntabwo nzi niba byarabaye mu kurangara kw'abashinzwe itorero cyangwa ariko leta yabonye ko bidakwiriye. Ariko mu isi y'umwuka buriya hari imbaraga babasenye. Sinzi ko mubyumva, hari imbaraga babasenye. Mfite abantu benshi nagiye numva online batanga testimony ukuntu bagiriwe neza kubera kiriya cyumba cy'amasengesho cyari ku nkuru nziza. Rero nifuza ko umuntu wumva yantera inkunga tukabona ahantu ho gukorera, ahantu ho gukorera. Umuntu wantera inkunga arabona ari nabajije, babanza no kugorana, ariko numvishe bitari too expensive.
umuntu wumva wantera inkunga, 1,000 cyawe nacyemera, 3 byawe nabyemera, 50 nayemera, 10 naryemera, uko umwuka wera agushoboje wantera inkunga, atangira icyumba cy'amasengesho kandi mukazakibona cyambaye umubiri, sibyo? Ni muri urwo rwego rero nabahereza nimero zanjye ni 07 82 46 59 03. Subiremo nimero 07, subirayo ndi busy gato, 82 46 59 03. Sorry, ni umwana wari uyinjiye, sibyo? So wampamagara inkunga wumva watanga mu cyumba cy'amasengesho. Nk'umuntu uzi iby'icyumba cy'amasengesho, bakenera intebe, bakenera ruwaye, bakenera mikoro, bakenera ibyuma, bakenera umukeka wo gusengeraho. Ikintu wumva umwuka wera yagushoboza wagitanga. Ndabashimiye kandi Imana ivuhe umugisha mubikora. Umuntu wese uzabikora ahabwa umugisha pe. Imana izamukubire inshuro 7 ayazabatanze, sibyo? Uyu munsi ndi ku cyumweru, ni umunsi wo kujya kuramya Imana. Nizere ko mu bishobojwe kujyayo, reka mbivuge muri iyo sansi. So nifuje kubaganiriza ijambo rimwe rivuga mu gusenga. Iyo dusenga twambara imbaraga, sibyo? Twambara iki? Twambara imbaraga. Iyo dusenga twambara imbaraga. Niba mvuga ntabwo mbivugishwa nka anje, byavuye mu gusenga. Bibiliya ivuga umunsi umwe ngo Yesu yari magenda, wagiye kumva yumva umuntu amukozeho. Arangije biri muri Marike 5:30. Mariko 5:30. Mariko 5:30. Haravuga ngo Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira abyigana n'abantu, arababaza ati, ninde unkoze umwenda wanjye? Ninde uwunkozeho? Iyo usomye version yo muri Luka ni kwihuta, ndashaka kujya gusenga. Iyo usomye version yo muri Luka 8:46 haravuga ngo nuko amuturuka inyuma akora ku ncundura z'umwenda we. Yesu arababaza ati, ninde unkozeho? Hariya yaravuze ngo ndumva muri Mariko aravuga ngo ndumvisha ubushobozi bunshizemo, ariko hano aravuga ngo ndumva imbaraga inshizemo. Ngo bose bamaze guhakana Petero, Yesu aramubwira ati, hari unkozeho kuko menye ko imbaraga imvuyemo. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu akora iby'umurimo w'Imana cyangwa muri ubuzima bwa buri munsi, hari imbaraga akeneye, ari nayo Yesu nawe yamuvuyemo. Hari imbaraga akeneye. Iyi mbaraga ikeneye abakozi b'Imana, iyi mbaraga ikeneye nawe mu buzima bwa buri munsi, kuko igihe cyose tuvuge for example, niba usengeye kwishyura inzu, hari imbaraga ziri bukoreshwe kugira ngo icyo gisubizo kize. Iyo mbaraga iri bikuvuyemo igihe ngiye kuzana igisubizo. Niba rero iyo mbaraga igiye ntabwo igaruka, muranyumva? Ntabwo igaruka. Ni nk'uko Yesu yamuvuyemo, kuko uwo mugore yahise akira. Iyo mbaraga aramusohotsemo itanga igisubizo. Iyo dusenze rero uyu munsi tukongera tugasenga, tuba turi kwakira imbaraga. Niyo mpamvu Yesu Kristo ngo yerekanwe ngo yuzuye imbaraga z'umutima. Muranyumva? Hari imbaraga ibivuye mu muntu. So hano rero Yesu ngo kenshi yazamukaga umusozi gusenga. Iyo dusomye muri Luka 6:12, Luka 6:12 ngo Yesu yazamukaga umusozi gusenga. 6:12 ngo nuko muri iyo minsi avayo ajya ku musozi gusenga, akesha ijoro asenga.
akesha ijoro asenga, ngijoro rikeye ahamagara abigishwa be. Ni ukuvuga ngo no kuba yakwapuwetinga abigishwa be hari hakenewe imbaraga yavanye mu gusenga. Muranyumva? Hari hakenewe imbaraga yavanye mu gusenga. So rero durakeneye gusenga kugira ngo twakire imbaraga. Uyu munsi ni ku cyumweru, ntucikanwe no gusenga. Amatorero arahari, online turahari, ntucikanwe no gusenga kugira ngo wakire imbaraga. Noneho kugira ngo ibyo wasengeye, ni ukuvuga ngo ntutegereze kurya reserve z'ibyo wasengeye, kuko hari nibwo reserve ishira. Ese nawe ubayeho imyaka udafite akazi, ubonye akazi usenze umwaka umwe, indi myaka yose ndi busy, ndi muri siporo, nta mwanya nkibona. Rega nta mwanya, icyo gihe urya y'amasengesho, ariko hari igihe ashira, kandi amasengesho yagushizeho uba nk'igisheke gikayutse. So ndagira ngo mbagire inama rero, nanjye nyigira dusubire gusenga ku cyumweru no mu gitondo. Abakunda gusenga muze tujye muri morning prayer, dusengere umunsi, dusengere. Murabona ukuntu isi ishaririye, irashaririye, birakeneye ko dupfukama tugasenga, birakeneye ko twita ku byo gusenga. So ikindi kintu mu byakozwe n'intumwa ndabicamo nihuta, ariko ejo nzabisubiramo kuri groupe yanjye ya morning prayer, nzasubiramo mbwira abantu iby'iri jambo ko ntago ngimbitse, sibyo? Ibyakozwe n'intumwa 10 umurongo wa 38 uravuga ngo iryo jambo 38 ngo ni irya Yesu w'i Nazareti, ngo iryo jambo murarizi, ryamamaye i Yudaya hose rigera igarira, ngo ni irya Yesu w'i Nazareti, nguko Imana yamusutseho umwuka wayo. Izindi version z'igifaransa zivuga ngo nk'uko Imana yamusize, nk'uko Imana yagize gute, yamusize. Ni w'imbaraga, ngo akagenda agirira abantu neza, ngo agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nawe. Bivuga iki rero? Hano ndashaka kugira ngo mbabwire ngo igihe cyose usenga, wubaha Imana, uca bugufi, ugenda nk'uko Imana ishaka, iguha amavuta kuri buri musozi uhagazeho. Twese ntabwo twaba abakozi b'Imana. Noneho hano aravuga ngo akagenda agirira abantu neza. Bivuga ngo iyo uri kumwe n'Imana, usenga wuzuye imbaraga z'Imana, ugenda ukora ibikwiriye, ugenda ukorera muri excellence, ugenda ukora ibyo Imana ishaka ko ukora. Noneho ngo kuko Imana yari iri kumwe nawe. So muri iki gitondo nkwatuyeho imbaraga zo gusenga, imbaraga zo kubaha Imana, imbaraga zo kumvira Imana, imbaraga zo gufata umwanya wawe n'Imana, mu bicuku ugafata nk'isaha imwe ukiherana n'Imana. Mwa bantu mwe, nanjye ndakora, nanjye mbamba amahema, mboha amahema, mboha amahema kugira ngo ejo ntazabura amafaranga yo gutega imodoka, ntazabura yo kugura inkweto, ntazabura yo kurya. Ariko ntibimbuza gufata isaha, kandi sinjya nkererwa mu kazi. Abo dukorana barabizi, isaha y'akazi mba mpari, n'isaha yo kuruhuka yo gutaha igeze ndagenda. Sindafata umwanya ngo nsinzire mu kazi, ngo nukwera ko nafashe isaha imwe nkayiha Imana. So turi mu bihe bigoye, bigoranye, abantu umutima warasohotse uri hanze. Mugarure umutima mu gitereko, kuko Imana uko yari iri kera niko iri kandi niko izahora. Ntabwo Imana yigeze ihinduka, naho ibihe byahinduka. Mwibuke ijambo riri muri Genese, aho bavuga ngo Abisiraheli bari batuye i Gosheni, urubura rukagera mu Banyegiputa, ngo ariko i Gosheni ruhagere. Ibikeri bikagera mu Banyegiputa, ariko i Gosheni ntimuhagere. I Gosheni muri ubu buzima ni mu bwihisho bw'isumba byose, butagaragarira ab'isi, ariko twe ku bana b'Imana bugaragara. Tujye muri ubwo bwihisho rero, ubwihisho bwa Kristo, kubera ko imvugo y'Imana hagati yacu nayo ari ugusenga. Ntabwo ari igiparu duterera muri saro, ntabwo ari ibitwirwa kuri TikTok, no, ni mu bwihisho bw'Imana. Abantu mubona bafite amavuta bagiye ahantu hiherereye, barihisha. So ndabakunda rero, kandi mwumvirire ijwi, ntabwo ari iryanjye n'iry'umwuka, kuko ibyo mbabwira si ibyanjye. Nta nubwo mbabwiye ngo ndacuruza, ngo ncuruza imigati muze mungurire. Oya, ndababwiye ngo ahiherereye n'Umwami Imana. Bibiliya muri iri jambo nkunda kurisoma, ndanarikunda. Mu Baheburayo 5:7 haravuga ngo Yesu amaze kugira gute, kandi uyu niwe dukurikiza, niwe karorero, niwe
Pawulo avuga ngo mukandagize ikirenge mu cya Kristo. 5:7 haravuga ngo ni kenshi nkunda kuhasoma ngo Yesu akiri mu mubiri amaze kwinginga no gusaba cyane yabashije kumukiza urupfu, ataka cyane arira, ataka cyane agira gute arira, yumviswe kubwo kubahwa kwe, yarumviswe kubwo kubahwa kwe. Nawe rero nkwatiyeho umwuka wo kubaha Uwiteka bikubemo, ngo mushakashaka ubwami bw'ijuru no gukiranuka, nk'ibindi byose muzabyongererwa. Ntabwo yabitwimye, ariko yatweretse inzira twazabyongerwa bitatuvunnye. Muranyumva? Ibintu dushatse hatarimo Imana nta garanti biba birimo, ariko ibintu dushatse harimo Imana harimo garanti. Niyo mpamvu wumva umuntu ngo icyo gihe Imana yabanye nanjye, ngo ni ukuri Imana yaritamuye, ngo Imana ibigize gukira bikora. Imana n'ubu ngubu irabikora. Ibyo ngibyo byatunaniye Imana irabikora. So ndabashimiye, mugire icyumweru cyiza, ariko ni ukuri abankunda musengere, musapotinge kuri uyu murimo. Nongeye kubibasaba musapotinge kuri uyu murimo, kuko ibi mvuga ntabwo mbyibwira, ndabibwira mwebwe. Abambwira ko Imana yakoze umurimo nimwe yabikoreye. Nge hari n'ibyo itarankorera byinshi, hari nubwo tujya mu cyumba tugasigana nkabwira Imana urakabije, ibi wabikoze ariko nge ntiwabinkoreye. Ariko Imana niyo kwizerwa, yatangiye umurimo muri ngewe izanawusohoza. Sibyo? Ni kenshi cyane ntigeze mvuga ibi, ariko uyu munsi natangiye kubivuga kuko igihe cyabyo cyageze. So abantu bashaka kunsapotinga, hejuru haba hariho nimero yanjye, mwampamagara. Support buriya ntabwo ari amafaranga gusa. Support ushobora kuvuga ngo iwanjye mfite mikoro reka nyikuzanire. Muri kubyumva? Support ushobora gufata umunsi mu gihe wiyirije ukavuga uti nzamuye evangeliste Ange umushoboze. Support ushobora kuvuga uti Ange akoresha internet, reka ku kazi bayimpera ubuntu mugirire, mubugurira muhe kuri kuyo mbona. Ubushobozi bwo burahari, kandi ntibuzava mu bandi, buzava muri mwebwe no mu bana b'Imana. Uwiteka arakomeza tugirire neza. Icyumweru cyiza, mujye kuramya, mujye gushima Imana, kandi ndabasengeye ngo mwumvirwe. Nicyo cyifuzo cy'uyu munsi. Uwiteka akomeza abagire neza. Sinarangiza ntababwiye ngo morning prayer nuza abantu bayirimo barayikunze, abayirimo barayikunze. Ndabashimiye rero, Uwiteka akomeza abagirire neza. Shalom shalom.